yavuze amagambo akomera avuga ngo izi nzira nyuramo, haleluya, ngo nimara kungerageza ngo nzavamo meze nk'izahabu nziza itunganirijwe mu ruganda. Hari igihe Imana ijya yemera igasa n'iyihisha ariko igira ngo tuzasohoka ahantu turi tumeze nk'izahabu. Haleluya. Rero titiriza, ntucogore, ntucike intege, ntusubire inyuma, ntumanike amaboko, ntutakaze ibyiringiro, ntutakaze kwizera. Imana irahari, ushobora kubona yakwihishe ariko irahari. Ndabamenyesha ko n'isezerano yaduhaye niryo kuzaba iruhande rwacu iteka, niryo kuzahora ihari iteka. Ariko hari abantu bajya birengagiza cyangwa bakijijisha. Ntabwo Imana yigeze ivuga ko tuzahora tuyibona. Ushobora kutayibona ariko Imana ihari, ushobora kutayireba ariko ihari. Ibihari ariko yifite misiyo irimo yindi, kandi Yeremiya yaranditse aravuga ngo nzibyo nibwira kubagirira. Haleluya, haleluya, ngo nibyiza ntabwo ari bibi. Waracogoye urabizi, ntukiyifitiye icyizere, wanyweye n'imiti yo mu bapfumu, abantu bose bakuzaniye ibintu urafata kubera ko kwizera kwaranamutse, kwaragiye. Ukubwiye ngo Yerusalemu hari Imana, mu butayira hari, ujyayo. Icyo ashatse kuvuga ni iki? Ukubwiye ngo runaka hari umuganga, uragenda. Ukubwiye ngo runaka batanga umuti, uragenda. Ntabwo uzi ibyo basoroma, ntabwo uzi imitongero yabyo. Ibyo bintu wambaye bakubwira ngo birakurinze, ntacyo bikumariye, ntibikurinze ahubwo bizakwica. Iyi Imana yashakaga kuganira n'ubwoko bw'Abisirayeli, yabwiraga Mose ngo abwira iteraniro ryose ryiyeze, nimara kwiyeza muzamuke muze ku musozi. Ntibishoboka ko Imana yakorana nawe ugifite undi mutima, ufite imitima ibiri. Ntabwo byakunda. Kuramo ibyo bintu baguhaye, hindukira ushakira Imana mu ijambo, Imana nyamana. Wishakira Imana mu bapfu, wishakira Imana mu bapfumu, wishakira ubuzima aho butari. Si ngombwa ngo wese ikoroke ngubeho. Munsi y'umusaraba aho nturiteka, niho mperwa ku buntu amazi y'ubugingo. Niratumusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Niratumusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Nahageze nshobewe, nsinzwe n'urubanza, Yesu arambabarira angotesha urukundo. Niratumusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Niratumusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Nahageze nshobewe, nsinzwe n'urubanza, Yesu arambabarira angotesha urukundo. Niratumusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Ndabasuhuje bene data, nshuti z'umusaraba. Imana ibishimire kandi Imana ibaha amahoro. Ndanezerewe muri uyu mwanya
kuko tugiye gusangira namwe ijambo ry'Imana abantu munkurikiranye kuri kamera. Ndabizi neza ko mwiganjemo abakunzi b'ijambo ry'Imana, ndabizi neza ko mukunda ubutumwa bwiza. Nishimiye rero kuganira namwe ijambo ry'Imana. Mazina yanjye nitwa Gikundiro Josiane. Nyuma ndi gukora umurimo w'Imana uko Imana inshoboje, ariko muri uyu murongo wivuga butumwa, muri uyu murongo wo guhamagarira abantu kuri Kristo, muri uyu murongo wo kubwira abantu ko Yesu akiza, ko Yesu yabambwe agapfira abanyabyaha, akaba yarazutse kugira ngo abanyabyaha bazamwizera bazabeho. Imana ishimwe. Haleluya. Ndagira ngo mbere yo kugira ngo rero twinjire mu mwanya wo kuganira iri jambo, munyemerere dusenge kugira ngo tujye ku meza dukeye, tujye ku meza Imana turi kumwe, dutumire Yesu azabane natwe muri uyu mwanya. Turagushimiye Mana yacu, turagushimiye. Uri Imana nziza. Muririmbyi aravuze ngo munsi y'umusaraba, n'uwa 248 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Aravuze ngo munsi y'umusaraba, hafi yawo ngaho nturiteka, ngo niwo mperwa ku buntu amazi y'ubugingo. Haleluya. Haravuga ngo kandi nirata umusaraba, ngo kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya ya rwaruzi. Imana ishimwe. Aravuze ngo nahageze nshobewe. Mana nyirimbabazi, twagaze kuri wowe turushye, twageze kuri wowe dufite amazina mabi, twakugezeho isi yaradutaye, tukugeraho nta byiringiro, ariko tugeze kuri wowe, haleluya, duhindurirwa icyerekezo, mazina yacu arahinduka, tubona ubuzima. Uyu munsi twitwa abana b'Imana kubw'ayo maraso, kubw'uwo musaraba. Izina ryawe nirishimwe. Haravuze ngo nahageze nshobewe, tsinzwe n'urubanza. Uyu munsi turi imbere yawe, aka kanya turi imbere yawe, iyi saha turi imbere yawe, uyu munota turi imbere yawe, iri segonda turi imbere yawe, ducishijwe bugufiya no kumenya kuri Imana ikwiriye icyubahiro, kandi kumenya ko ubuzima bwacu buri mu kiganza cyawe. Ducishijwe bugufi no kumva icyo wadukambiriyeho uyu munsi binyuze mu ijambo ry'Imana. Sengeye umuntu wese uri kunkurikirana kuri kamera, ahari hose, abari mu Rwanda, muri Afrika na hanze ya Afrika, ubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Nyabuneka Mana, umwuzuze umwuka w'Imana, umuhamatwi yumvira ijambo. Namenye neza muri iyi minsi ko hari ugutwi kumva ijwi riri mu butumwa bwiza. Ntago abantu bose ibu butumwa bwiza babwumva. Hari umuntu ugira ugutwi kumva ijwi ririmo, ijwi rivugiramo, rihamagarira uwizera, rihamagarira umunyabyaha kuva mu byaha, ribwira umukiranutsi gukomera. Kari wowe Mana, ndamusengeye umuntu uzumva ubutumwa bwiza, uzamuha uku gutwi kandi umukomeze, umubohore, umwambika imbaraga, ibimeze nk'umurabarimo bicyahwe, abone gukiranuka kw'Imana n'ukuboko kw'Imana mu buhande rwe no mu buzima bwe. Ndagushimiye kubyumvise, kandi ndagushimiye ko ugiye kubana natwe. Mu izina rya Yesu no tubyatse Imana twizeye, amen. Yego, Imana ibaha umugisha cyane, kandi Imana ibishimire. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rero, turi busange mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Turaza gusoma n'ubundi mu gice cy'8, turahera ku murongo wa 23, tuze kumva icyo umwami atubwirira muri iri jambo. Byanga bikunda, hari ikintu iri jambo rihatse, hari ikintu iri jambo rishaka gusobanura, icyo umwuka yahishemo yagambire kukitubwirira muri iri jambo. Imana ishimwe. Turisome rero kugira ngo twihutishe mu kuganira. Bibiliya iravuze ngo bakigenda mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, ibice 8, turahera kuri 23, turaza kugeza nko kuri 25. Haravuga ngo bakigenda asinzirira mu nyanja. Bakigenda, kadusubiremo, bakigenda arasinzira mu nyanja, hamanuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi, bajya mu kaga. Baraza baramukangura bati, databuja turapfuye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi, yihindurije birahosha habituze.
arababaza ati kwizera kwanyu kuri he? Tukoshyiraho n'uwo murongo wundi yaravuze nabo, haravuga ngo nabo baratinya barumirwa baravugana bati mbese uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Bagwa mu kantu ngo baribaza ngo uyu ninde utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira. Nkuko nabikubwiye, nkuko nabivuze, nta kindi cyanzanye hano, nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite insanganya matsiko cyangwa se teme cyangwa se intego ivuga ngo ntutuze gukangura Yesu kuko ni ufite ubushobozi bwo guturisha uwo muraba uri ku buzima bwawe. Ntutuze gukangura Yesu kuko niwe wenyine ufite ubushobozi bwo guturisha uwo muraba uri ku buzima bwawe. Amen. Haleluya. Niwe ufite ubushobozi bwo gucyaha uwo muyaga uri ku buzima bwawe. Ntutuze. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo yemwe abibutse Uwiteka mwe, ntimukamuhwemere, ntimukamuturize ngo mubimwibutse ku manywa na nijoro. Ayo magambo Naruka yarayanditse n'amagambo Yesu yavuze muri 18. Aravuga ngo yararimo aravuga inkuru y'umupfakazi n'umucamanza. Arangije aravuga ngo hariho umucamanza mu mudugudu umwe, ngo hari n'umupfakazi. Uwo mucamanza akagira defo ebyiri zikomeye nawe ubwe yari yiyiziho. Iya mbere ngo yagiraga defo yo kutubaha Imana. Iya kabiri ngo nta nubwo yitaga ku bantu, ariko ari umucamanza mukuru w'uwo mudugudu wose. Noneho ngo umupfakazi nawe akagira ikibazo gikomeye kimwe, ngo cyamuzengereje, ngo kari akarengane akorerwa buri munsi, kandi igisubizo cy'umupfakazi kiri mu biganza by'umucamanza. Yesu ngo abacira umugani ukomeye gutyo. Ibaze nawe, igisubizo cy'umupfakazi kiri mu biganza by'umucamanza, kandi umucamanza ntiyubaha Imana, nta nubwo yita ku bantu. Biravuze ngo niba atita ku bantu, n'umupfakazi nta kintu cyiza yari kumuboneraho. Ariko ngo umupfakazi, nakunze ijambo ry'Imana, Yesu aravuga ngo uyu mupfakazi ngo yajyaga azinduka mu gitondo cya kare agakomanga ku rugi rw'umucamanza, ngo agakomanga akongera agakomanga, ngo maze umucamanza ntirirwa byuka, abakozi be bakamwirukana, umupfakazi ngo akabyukana none ari ku rugi. Nanone ngo bakamwirukana. Mu gitondo umupfakazi ntarambirwe, bakamwirukana, akaza kongera ati mucamanza, kugeza ubwo umucamanza yacanganyikiwe. Aravuga ati uyu mupfakazi uhora buri gihe antesha umutwe. Iyo ngiye kunywa icyayi numva sonere, iyo ngiye kuryama numva sonere, sinjya nduhuka. Uyu mupfakazi nubwo ntita ku bantu, haleluya, nubwo ntubaha Imana, ariko kuko anduhije ndamurengera kugira ngo ubwanjye mbone amahoro. Yesu abaza bari bamuteze amatwi aravuga ngo niko, niba umwana w'umuntu mubi kuri urwo rwego abasha gukemura ikibazo cy'umuntu wamutitirije, Imana izabura ite? So wo mu ijuru azabura ate kurengera intore ze zimutakira ku manywa na nijoro? Nkuzana ijambo rivuga ngo ntutuze kumukangura, kuko niwe ufite igisubizo, niwe ufite ubushobozi bwo gucecekesha uwo muraba, niwe ufite ubushobozi bwo guturisha uwo muraba, niwe ufite ubushobozi bwo guturisha iyo nyanja, niwe ufite ubushobozi bwo guturisha uwo muyaga uri ku buzima bwawe, nawe ukoroherwa ukabona amahoro. Imana ishimwe cyane. Bibiliya itubwiye ngo iki? Iratubwiye ngo Yesu hari kumwe n'abigishwa ngo arasinzira. Mu by'ukuri bundi ijambo ry'Imana ritubwira kiturinda, idahunikira kandi itanasinzira. Ariko hari igihe biba ngombwa ngo Imana itestinge kwizera kwacu, itestinge urukundo tuyifitiye,
hari igihe biba ngombwa Imana ikaducekinga, ikadusaka, imenye niba ibintu tuvuga tubibamo, imenye niba ibintu duhamya tubihamya bya nyabyo, imenye niba ari ubuzima bwacu. Kuko ubundi ijambo ry'Imana bene data ntabwo ari inyuguti gusa, ntabwo bikwiye kugarukira ku munwa. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ijambo ry'Imana dukwiye kuriviva. Niba ritubwiye ngo hinduka, ntubivuge ku munwa ngo ryambwiye guhinduka, ahubwo ugahinduka. Yesu ngo ajya hasi mu bwato ngo arisinzirira. Nyumvira nawe, kandi Bibiliya iravuga ngo aramutse asinziriye twashira. Umuririmbyi yavuze ngo ntiyaryama, aramutse aryamye twagira gute? Twashira. Kuko nasomye ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 34 ibare nko ku murongo wa 16 manura, rivuga amagambo akomeye ngo ijisho ry'Uwiteka rihora ku mukiranutsi. Ijisho ry'Imana rikuvuyeho n'akanya na gatoya wapfa, kuko ibintu biguhiga ni byinshi. Imana igukoze ku maso ukareba ibintu biguhagurukiye, ikareba intambara ikareba ibintu bigushaka, ikareba intambara zikuzengurutse, wamenya ko ibintu bihiga ubugingo bwawe n'umubiri wawe ari byinshi. Ariko ndakubwiye ngo wicogora, wirambirwa, wihagarika, wituza gukangura Yesu, wituza kumwibutsa, nawe mwatse igitutu. Ntabwo nzi uburyo ndi bubikubwiremo kugira ngo ubyumve. Nakoresheje uriya mugani Yesu yaravuze ngo niba umucamanza mubi yarakemuye ikibazo cy'umupfakazi kubwo kumutitiriza, Imana yo nituyititiriza izaburite kurengera intore zayo. Haleluya. Ziyitakira ku manywa ndetse na ryari na nijoro. Iyo ugejeje kuri uwo murongo wa 8 kuri ayawo haravuga ngo ni ukuri izazirengera kandi vuba. Imana ishimwe. Ngo ajya hasi mu bwato arasinzira, ngo akimara gusinzira ngo umuraba ubuteyemo uraje, umuyaga w'ishuheri ngo ubuje mu nyanja, ngo maze bateraganwa n'umuraba. Hari igihe duteraganwa n'imiraba, hari igihe nshuti yanjye umuraba uguteragana, hari igihe uhura n'ubuzima uri mu bwato wagendaga neza uri mu nyanja, wari wimereye neza, ufite ubuzima bwiza, ufite umuryango mwiza, ariko ukajya kubona ukabona umuraba uraje urinjiye mu kazi barakwirukanye, uraje urinjiye umubiri wari muzima uraguhindutse, diyabete irinjiye, hepatite irinjiye, ukabona ubuzima buranze, umuraba ukagucunda ukagutesha controle. Ngo noneho umuraba ntiwaba ari buza gusa, umuyaga w'ishuheri nawe uba mwinshi, ngo bariheba, ngo baravuga ngo turapfuye, ngo bibagirwa ko mu bwato barimo haryamye mutanga ubuzima, haryamye mufite ubuzima bwabo mu biganza. Haleluya. Ngo barabyibagirwa, ngo bibagirwa ko mu bwato barimo harimo umugabo wigeze kuzura abantu bari kumwe, wagaburiye abantu 5,000 bari kumwe. Ngo bariheba baravuga ngo turapfuye, turabona iherezo ryacu ari urupfu. Reka ngo ngadirize wowe turi kumwe. Hari igihe ubona inzira zose ntazihari, urupfu ari rwo rusigaye imbere yawe. Ndagutangariza ko Yesu ukwiye kumutitiriza, kuko ntagasinziriye by'ibitotsi, ahubwo arimo aragira ngo arebe niba umufitiye icyizere. Witinya, wicogora, mutitirize, mubwire ngo umuraba ubaye mwinshi, mutitirize, mukangure, mwereke ko umwizeye, mwereke ko muri kumwe, mwereke ko umwiringiye, mwereke ko ashoboye byose. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe. Ariko nkuzaniye itangazo rivuga ngo Yesu numukangura, numwereka ko muri kumwe, dore icyo agiye gukora, agiye gucyaha ibyari bikubujije amahoro, agiye gucyaha umuraba ku buzima bwawe, agiye gucyaha umuyaga ku buzima bwawe, kuko afite ubushobozi bwo kubikora. Haleluya. Ubushomeri bwakubera umuraba, uburwayi bwakubera umuraba, kuba homeless byakubera umuraba,
gusonza byakubera umuraba, kwambara ubusa byakubera umuraba, kubura minerivare byakubera umuraba. ariko komeza utitiriza Yesu nirudatetereza abantu bamwisunze, izina rye rishyirwe hejuru. Amen, haleluya. Ngo maze ngo muri kakarindagiza aho babonaga urupfu, agatima karaza bibuka ko Yesu ari mu bwato. Ngo maze ngo baragenda ngo baramukangura, ariko basaba n'abamwereka katabyitayeho. Witonganya Imana, wiyibwira ko yakuretse, ntabwo yakuretse, irahari. Yobu yabivuze neza ko ibihari. Yigeze avuga ngo aho twajyaga duhurira ngo ntabwo nyibona, ngo ko mbere nayishakiraga mu kuboko kwanjye kw'ibumoso, ngo tukahavuganira neza ngiye kuyitambira ibitambo, ngo twajyaga tuganira tukavugana amagambo meza nkabona ibyiza byayo. Aravuga ati ariko uyu munsi aho nayiboneraga ntabwo ihari, najya no kuyishakira iburyo ntihari, yaranyihishe. Niko Yobu yavuze, ngo ariko ndabizi ko ihari, ndabizi ko iri bugufi bwanjye. Yavuze amagambo akomera avuga ngo izi nzira nyuramo, haleluya, ngo nimara kungerageza ngo nzavamo meze nk'izahabu nziza itunganirijwe mu ruganda. Hari igihe Imana ijya yemera igasa n'iyihisha, ariko igira ngo tuzasohoka ahantu turi tumeze nk'izahabu. Haleluya. Rero titiriza, ntucogore, ntucike intege, ntusubire inyuma, ntumanike amaboko, ntutakaze ibyiringiro, ntutakaze kwizera. Imana irahari, ushobora kubona yakwihishe ariko irahari. Ndabamenyesha ko n'isezerano yaduhaye niryo kuzaba iruhande rwacu iteka, niryo kuzahora ihari iteka. Ariko hari abantu bajya birengagiza cyangwa bakijijisha. Ntabwo Imana yigeze ivuga ko tuzahora tuyibona. Ushobora kutayibona ariko Imana ihari, ushobora kutayireba ariko ihari. Ibihari ariko yifite misiyo irimo yindi, kandi Yeremiya yaranditse aravuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira. Haleluya, haleluya, ngo ni byiza ntabwo ari bibi, ngo ko ndashaka kuzabarema umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ngo baragenda ngo bakomanga Yesu, baravuga ngo mwigisha ntubyitayeho. Urumva ijambo bamubwiye, ntubyitayeho kandi dupfuye. Ariko Yesu kuko ari urukundo, ngakangutsa cyaha iki umuyaga, ngabwira umuraba, ngo byose birahosha biraceceka, ngo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, abari mu bwato babona ihumure. Niko Bibiliya yatubwiye. Ngo usabiye kwakira ihumure riturutse kuri Yesu. Anyurura mbabaye. Imana ishimwe. Yesu niwe ufite ihumure. Yesu yahumuriza umutima wawe, Yesu yakomeza umutima wawe, Yesu yakubaka umutima wawe, Yesu yashyigikira umutima wawe. Ngo amaze gucyaha arabizi ko umuyaga n'umuraba biguhagurukiye aribyo bitumye umutima wawe uhungabana, arabizi ko ibyo bikuriho aribyo bitumye umutima wawe guhagararamo, arabizi ko byagutwaye amahoro, arabizi ko udasinzira, arabizi ko ubwo burwayi ufite ku bwonko aribyo byakubujije gusinzira, arabizi ko icyo gifu cyajemo amasida arenze kijya kikubuza umutekano. Nicyo gitumye uvuga ngo ntunyitayeho, ariko mu gukanguka kwe uko umutitirije aje gucecekesha ibyo, aje gucyaha iyo miraba, aje gucyaha uwo muyaga, ubona ihumure mu izina rya Yesu. Larataya sikinima. Haleluya. Ndagira ngo dusengere muri iki kirere. Ubwira Imana ngo cyaha umuraba undiho, cyaha umuyaga undiho. Ariko mbere yo kugira ngo dusengane, banza untege amatwi. Ijambo Yesu yahagurutse amaze gucyaha yarababwiye ngo mbese kwizera kwanyu kuri hehe? Waracogoye, urabizi, ntukiyifitiye icyizere, wanyweye n'imiti yo mu bapfumu, abantu bose bakuzaniye ibintu urafata, kubera ko kwizera kwaranamutse, kwaragiye. Ukubwiye ngo i Yerusalemu hari Imana, mu butayira hari, ujyayo. Icyo ashatse kuvuga ni iki? Ukubwiye ngo runaka hari umuganga, uragenda. Ukubwiye ngo runaka batanga umuti, uragenda.
ntabwo uzi ibyo basoroma, ntabwo uzi imitongero yabyo. Ibyo bintu wambaye bakubwira ngo birakurinze, ntacyo bikumariye, ntibikurinze, ahubwo bizakwica. Ariko Yesu wenyine niwe wacyaha umuyaga ukuriho. Mwizere Yesu akiza indwara, akiza ibintu ibyo ubona ko bitashoboka kuri Yesu bigize gute? Birashoboka. Haleluya. Wowe mwizere, nurangiza umubwire ngo manitse amaboko ciye bugufiya, ineza yawe ingaragareho. Rero munyemerere dusengane, ariko usenga wamaze guhinduka, usenga wamaze gukuramo ibyo bintu wiringiye bindi. Yesu ashimwe. Usenga wamaze kwigizayo kugira ngo imbaraga z'Imana zibone aho zikorera, kuko ni Imana itabangikanywa, ni Imana itabangikanywa n'ibigirwamana, ni Imana ifuha. Haleluya. Iyi Imana yashakaga kuganira n'ubwoko bw'Abisirayeli, yabwiraga Mose ngo abwira iteraniro ryose ryiyeze, nimara kwiyeza muzamuke muze ku musozi. Ntibishoboka ko Imana yakorana nawe ugifite undi mutima ufite imitima ibiri. Ntabwo byakunda. Kuramo ibyo bintu baguhaye, hindukira ushakira Imana mu ijambo, Imana nyamana. Wishakira Imana mu bapfu, wishakira Imana mu bapfumu, wishakira ubuzima aho butari. Si ngombwa ngo wese ikoroke ngubeho, si ngombwa ngo ujye kwicuruza ngubeho. Shaka Imana irahari. Yego watatswe n'umuyaga w'ubukene, yego watatswe n'umuyaga w'uburwayi, ariko ntabwo Imana ibonekera mu bapfumu. Imana yacu irakora, ariko ntabwo ishaka kubangikanywa. Banza ukureho ibyo bintu, banza wigize izo mana z'abanyamahanga, ubone gupfukama. Dusenga Imana, ngo usengere Imana, tuyihamagare, tuyibwire ngo nyabuneka Yesu, cyahuno muyaga, cyahuno muraba, kugira ngo ubuzima bwacu bubone ituze. Kuko ngo iyo Yesu abicyashye haboneka ituze, kabone n'ubwo umuyaga waba uri mwinshi, n'ubwo inyanja yaba yahoreye, ariko iyo Yesu ategetse bigira amatwi yo kumwumvira. Imana ishimwe. Umuyaga ugira ugutwi kumva Yesu, ubukene bugira ugutwi kumva Yesu, kutiga bigira ugutwi kumva Yesu, ubushomeri bugira ugutwi kumva Yesu. Haleluya. Iyo Yesu avuze ibintu byose biramwumvira, yategeka. Iyo diplome wabitse igihe kirekire, urwo rugendo rwahagaritswe igihe kirekire, iyo viza utegereje igihe kirekire, ibyo byangombwa utegereje igihe kirekire, uhora uzenguruka byaranze, wihisha, ucengana n'abantu, ucengana n'inzego. Yesu afite ubushobozi, bifite ugutwi kumva itegeko ry'umwami Yesu. Ndashaka kugusengera kugira ngo Imana iguhagurutse, kugira ngo Imana ikugendeshe, kugira ngo Imana ihindure amateka. Uyu muyaga ukuriho ndawucyashye mu izina rya Kristo. Uyu muyaga ukuriho ndawucyashye mu izina rya Kristo. Pfukama ahantu uri wowe uri kunyumva, nutabasha gupfuka munyizere. Yesu arakora ibintu bikomeye ku buzima bwawe, numwemerera ugaca bugufi mu mutima. Ndagushimiye Imana ishobora byose. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Rabbi Titiriza. Ndagushimiye ko wumva gusenga no kwinginga. Ndagushimiye kuri Imana yacu, uri kumwe natwe muri uyu mwanya kugira ngo ugire ibintu ucecekesha. Senge mwene data unyumvishije akaba yizeye iri jambo, ndamusengeye ngo umuraba umuhagurukiye, umuyaga umuhagurukiye, uwucyahe kugira ngo abone ihumure. Niko ijambo ritubwiye, riravuze ngo ukangutse ucyaha umuyaga n'umuraba, ngo maze abari mu bwato babone ihumure. Byumvikane ko mbere umuyaga n'umuraba bihari, ihumure ryari ryabuze, bari babuze gutuza imitima yari bahagazemo, kurya byari byanze. Ariko ubwo bicyashye bagiye kubona ihumure. Cyaha ibibahagaritse umutima, cyaha mu izina rya Yesu. Ndakwinginze Mana, bacyahire uburwayi, ucyahe kudahe, ubukode ucyahe, ibyaha ucyahe, kugira ngo abantu babone ubuzima muri wowe Kristo. Urakoze, ndagushimiye kubanye natwe, kandi niteguye kumva abantu bashima Imana ko hari imirimo n'ibitangaza ukoze kubwira ijambo, kuje gucyaha imiraba n'imiyaga ku buzima bwabo. Ni mu izina rya Kristo Yesu mbyatsi Imana nizeye. Amen, amen, amen.